ni today 250 wakoze cyane wowe wamaze gukora subscribe. Nawe nimba utarayikora kanda kuri ako kabuto k'umutuku n'akazogera, ubundi inkuru yose dushyizeho izagihita ikugeraho ako kanya. Zari Hassan the Boss Lady yarakajwe bikomeye no kuba Diamond agiye gufasha imiryango 500 yagizweho ingaruka na coronavirus. Uyu Nasib Abdul Juma uzwi cyane mu muziki nka Diamond Platnumz yiyemeje gufasha imiryango 500 y'iwabo muri Tanzania yagizweho ingaruka na coronavirus, abishyurira ubukode bw'amazu mu gihe cy'amezi 3 yose. Ibi ntabwo byashimishije na gato Zari Hassan wahoze ari umugore we ndetse banabyaranye abana 2. Mu mpera z'icyumweru dusoje nibwo Diamond Platnumz ukunze kwiyita Simba, Dangote, Chibude, Babalawo n'andi menshi yatangaje ko agiye kugenera ubufasha imiryango 500. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa Instagram yavuze ko nubwo nawe ari mu bagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 bitamubujije gutekereza uburyo bwo gufasha imiryango yibasiwe cyane n'ingaruka z'iki cyorezo. Mu butumwa bwe yanditse agira ati, ndabizi ko hari impinduka mu mibereho ya benshi cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu, dore ko benshi ibyo bakuragaho ubushobozi bwo kubaho byahagaze. Kuri uyu wa mbere ndababwira uko imiryango 500 izagezwaho inkunga yo kwishyura ubukode bw'amazu. Uyu muhanzi yakomeje avuga ko atagomba kujya yifatanya n'abakunzi be mu bihe byiza gusa, ahubwo no mu bibi agomba kujya abegera akifatanya nabo. Ibi ntabwo byakiriwe neza na Zari uzwi nka The Boss Lady urera abana 2 yabyaranye n'uyu muhanzi. Mu burakari bwinshi nawe yahise yandika ubutumwa kuri Instagram yibasira Diamond. Muri ubu butumwa Zari ashinja Diamond kwigaragaza neza muri rubanda nyamara atita ku nshingano zo kurera abana babyaranye ngajya bamenyera ibyo bakeneye. Mu butumwa bwe Zari nawe yagize ati, uratanga ariko ntuzi iby'abana bawe barya cyangwa uko baryama. Niba minervare n'ubwishingizi bw'ubuvuzi byishyuwe ntubizi. Ntuzigera ushimisha isi mu gihe abawe batishimye, uri kugurisha ibinyoma. Ubwo nibwo butumwa Zari yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram mu buryo bwa stati. Ntabwo ubutumwa bugaragara ku rukuta rwa Instagram ya Zari, yabushyizeho kuri stati ya Instagram. Abakoresha urubuga murabizi ko umuntu ashyiraho stati imaraho igihe runaka ikavaho. Ibi ubutumwa bwa Zari benshi babifashe nko gushaka guharabika uyu muhanzi, dore ko n'inzu uyu mugore abamo muri Afurika y'Epfo ariyo yamuguriye ku bw'abana be. Mu bigaragara Diamond ntajya agira umwanya wo guterana amagambo, kuko ni kenshi aba bakobwa bose yatandukanye nabo bakunze kumuvugaho ibintu bitandukanye, rimwe na rimwe ugasanga atari na byiza, ariko we abirenza amaso ntagire icyo abasubiza, ahubwo akikomereza gahunda ze. Mu kiganiro na Wasafi TV mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yasobanuye uburyo imiryango 500 izagenerwa ubufasha izagenda itoranywa. Yavuze ko imiryango izatangwa n'abandi bantu n'abandi baturage basanzwe. Yasabye abaturage kohereza ubutumwa bugufi kuri nimero yatanze, bakavuga umuryango babona ubabaye kurusha indi muri ako gace barimo. Hanyuma ngo hari itsinda ryashyizweho muri Wasafi rizajya rikurikirana rikareba uwo muryango koko nimba ukwiye ubufasha, ubundi bakabuhabwa. Muri iki kiganiro kandi uyu muhanzi yabajijwe ku bijyanye no kuba Hamisa Mobeto bigeze kubyarana yarakoreshejwe mu mashusho y'indirimbo ya Ali Kiba. Rero mu gusubiza Diamond yavuze ko mbere y'uko uyu mukobwa ajya mu mashusho y'iyi ndirimbo ya Ali Kiba babanje kubiganiraho. Yabanje
kubimumenyesha, amubwira ko Ali Kiba amwifuza mu mashusho y'indirimbo ye, undi nawe arabimwemerera abona kuyajyamo. Ibi byahise bihishura ko hari undi mubano wihariye uyu muhanzi akomeza kugirana n'aba bakunzi be nubwo baba baratandukanye. Mu gihe abantu baba bazi ko batandukanye, ibintu byacitse, umubano wabo warangiye burundu, ntago ariko biba bimeze. Barakomeza bakagirana umubano nubwo baba batagikundana byo mu itangazamakuru, ariko hari umubano wihariye baba bagifitanye. Niko bimeze. Yahishuye kandi ko yamaze kugura hoteli mu mujyi wa Dar es Salaam, akaba ateganya gutangira kuyamamaza mu minsi iri imbere. Avuga ku modoka ya Rolls Royce ye yaguze ikiri ku ruganda ngo yatindijwe n'ibi bihe bya coronavirus, ubundi yakabaye yarageze muri Tanzania. Mu minsi ishize coronavirus kigera muri Tanzania, umujyanama wa Diamond witwa Salam ari mu banduye iki cyorezo, ariko aza kuvurwa kandi arakira. Ibi byatumye uyu muhanzi ndetse n'itsinda ry'abamuhora hafi cyane muri Wasafi bishyira mu kato bamazemo iminsi 14, nyuma babona kugaruka mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kugeza ubu muri Tanzania hamaze kugaragara abantu 299 banduye coronavirus, 48 muri bo bamaze gukira, abandi 10 bitaba Imana. Ngaho nguko uko byifashe ibya Zari na Diamond, murumva ko biba bitoroshye mu by'ukuri, ntago biba byoroshye. Kora subscribe kuri Today 250, ubundi amakuru yose ajye akugeraho umunsi ku wundi. Ciao ciao.